mumeze nabi se njyewe meze neza n'ikimenyimenyi navuye mu rugo maje kurya amagwesha none se ko musitsa amagwesha ntabwo bayarya harya amagwesha ni abantu na amabwesha ni amabwesha mbere na mbere ndabanza gushimira abantu bose bagizanga ariko nenga umuntu witwa ngo Dizo namutumye ahantu maze kumutuma ahantu yanga kujyayo aranyira nca ruhinga nyuma arituma ahubwo witumye iki akawunga abasare bo mu Rwanda bakunda n'abana beza ariko ejo bundi naje gukora ubushakashatsi nsanga umuntu witwa Rocky Kirabiranya ariwe muntu wa mbere kuri nose ugira umunwa usibye no kuba agira umunwa gusa ahubwo nta nibangagira mbaza ngo gute Rocky Kirabiranya afite kuntu atumiza abantu abafana be akababwira ko nyine yasohoye filime nshyashya noneho yarangiza abafana bagahita bahuriza muri sare imwe mu gihe barimo kureba ya filime yasohoye nshyashya agahita ariko ngo atajya kuri sasa agahita avoma esanse noneho mu gihe b'abafana barimo kureba filime agahita azana ya esanse agahita babishuramo mu gihe barimo gushya Rocky agahita agenda yirukanka agahita ajya kuri ribu ngo harahiye we harahiye noneho ari piga gisoka yirukanka ngo ninde watwitse Tibaruma ariko Rocky nyine ndamwemera ni umuntu w'igi bya danje gusa ariko ejo bundi bwankoreye agasa kadasanzwe ejo bundi yagize gutya arampamagara byari nka saa sita z'ijoro naniryamiye ngiye kumva numva arambwira ngo mwana ngo ntabara ndabwira ise mutabara iki kandi ngumva se ngo nuwisi ko ndaranasaviye mbise ndabwira ariko ibyo ni ibisanzwe ngo wapi ngo ikibazo ntago ari icyo ngicyo ndamwana se mware tubazo ufite niki ngumva ngo nyire ngo ikibazo ngo ngiye ngo mfite ngo mani ngo nyire ngo nadini njyamye ngo ndebye inyuma ngo ngiye kumva numva ngo savimba nkubise ivi ku kibuno ngo ndajeje mu mazi anise ku kirimo aramubita ivi ku kibuno ngo nagira ngo mbwire itandukaniro ryanjye na semuhu none ejo bundi Dashima yaje kudusura mu rugo ko nyine bara Dashima ni inshuti na vi bya danje yaje kudusura mu rugo asanga saro yakira sara ibyataye noneho hari ukuntu nyine iwanyu mamugira umwana ugasanga usibye no kuba saro yagisa n'abari kunanga ari nitakarabye noneho urumva nyine Dashima nk'umuntu nyine w'umusitare nagomba kumwigira nkamubaza nyine ibintu akora uburyo abikora n'undi nyine abantu bamukunda bya danje nageje ndamwegera ndamubaza nise Dashima ko nkunda kumvuga ijambo ryahindura ubuzima basi wahumita agapira gato mwumva nyine mumva kuntu bimeze Dashima nangije arandeba arebye kuntu nsa nabi n'ibino arebye kuntu nyine n'ibitebye mu rugo bisa nabi nyine mu rugo kuntu hanukaga ngiye kumbona mva arambwiye ngo uragira ngo nkubwire kuntu mvuga ijambo ryahindura ubuzima ndagira namwani yego ngo okay nidushaka ndabwani yego ngo okay gatega amatwi okay ndagije none ntega amatwi ngiye kumva numva nyine Dashima arambwiye ariko yarabaniye ikigereza intebe ku muzisabi arebye kuntu nsa nabi n'umwana nyine wari muri saro ngiye kumva numva aravuze ngo nawe ko kumva ijambo ryahindura ubuzima bimezemo kwiyuhagira iyo uhagaritse kubikora cyangwa kubikorerwa uhita utangira kunuka ndagira ngo mungomere amasi buri kantu buri diri na buri nguni nubwo atari hano bajya batike niba abantu ba mbere nabonye mu Rwanda bakora ubutinganye kandi ntihagire umuntu umwe ubimenya bara batipe bafite kuntu bahura mu bucyahenge barangiza ari batatu ngo ni buri kantu buri diri na buri nguni bafite kuntu bahura barangiza bagahita bapanga diri
bamara gupanga diru bagahita bafunga inguni, bamara gufunga inguni bagahita bakora akantu. Hari umukobwa noneho duturanye muri karitsiye ejo bundi nyine, ni wa mukobwa nyine usanga muri karitsiye ari wa muntu nyine utinya abasore kandi guhagararaho byadanye. Murabizi muri karitsiye babamo hari abakobwa usanga muri karitsiye bihagararaho cyane ku buryo atapfa kwemera ngo muri karitsiye. Noneho dore ejo bundi hagize gutya haza agatipe k'inkonkobotsi kare kavuye mu mujyi. Buriya abasore bo mu mujyi batereta kubi, kaje kamuteretse umunsi umwe karamuteretse kamaje kumutereta bahita baryama. Noneho nyine kumuryamanye n'umukobwa mu gasozo nyine mwaje wenda no kuruha kugira nyine mufate n'agapoze. Mvuze pose yo guhagarara, simvuze pose za pose. Ya noneho nyine urumva bari mu buriri baryamye, umuhungu nyine n'umukobwa. Noneho umukobwa aragije abwiye umutipe ngo sheri ngo ndumva nshaka ubugari. Umusore ahita abwira umukobwa ngo wagiye kuburyo iwanyu sinasize iwanyu mwanitse imyumbati. Ngo ego ngo sheri ngo tumaje kuryamana none umbwiye nabi. Ngo oya ngo ntago ari ukubwira nabi, ngo yaceceka ngo rero maze kuntera inda none utagiye kumbwira nabi. Ngo giye mutera inda, ngo utantera inda se ntago feye turyamanye agaturu kaje mate hajya kuma mu kintu kiravuze ngo Bluetooth device is connected successfully. Marakoze vanita sufuri.